Murakoze cyane nkuko mubona rero hano turi itsinda rigizwe ryiganjemo urubyiruko, tukaba turi abaririmbyi gaturika ndetse n'abanyamuziki muri rusange. Tukaba twaje hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Kigali ku Gisozi. Tukaba twaje natwe muri gahunda yo kwibuka. Twaje turi itsinda rihagarariye abaririmbyi cyane cyane bo muri Kiliziya Gatolika. Twasobanuriye byinshi ku mateka yacu mbere y'abakoloni no nyuma y'abakoloni, twahigiye byinshi. Message dufite nk'urubyiruko nuko amateka tugishijwe uyu munsi tuzayasigasira kandi tugaharanira iteka ko Jenoside yakorewe Abatutsi itazongera ukundi, twimakaza ubumwe mu Banyarwanda, indangagaciro zose za kirazira tukazimika nk'Abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko. Ni Yvette Kanyange. Ndashimira cyane leta y'u Rwanda, ndashimira cyane ubuyobozi bwacu bwiza bwatugaruriye amahoro mu gihugu, ndashimira cyane Inkotanyi nkurikije ibyo naboneye mwaha ngaha. Anje kimwe mu masomo cyangwa mu kintu nsigaranye muri iki gikorwa cyo kwibuka, uko mubizi Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994 ni igikorwa cyabaye mu gihe gito ariko kikaba cyarahitanye abantu benshi ugereranyije n'izindi Jenoside zabaye ku isi. Ikintu ngiye sigaranye nuko urebye u Rwanda ahantu rugeze ubu ngubu ni igihugu kirimo amahoro, abantu babanye bishimye, ikitugaragariza yuko n'ahandi hose ku isi hashobora kurangwa amahoro n'urukundo. Murakoze.